Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Ikiganiro nko bisanzwe mugezweho na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Twubake umuryango nyarwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku burezi bufite ireme bw'umwana. Uburezi bufite ireme bujyana n'uburere bwiza umwana ahabwa. Wakwibaza uti se umwana ni ryari atangira guhabwa uburere? Reka nyakubahwa Madamu wa Perezida wa Repubulika atubwire ni ryari umwana atangira kurerwa. Ijambo uburere ni ijambo rigari cyane risobanuye ko ibyo umuntu ahabwa mu buzima guhera yonswa bakina mutwite kugira ngo bimubere nk'impamba imufasha kumugira umuntu wuzuye kandi ikanamufasha kugira uko yitwara kuko nibwo bumuranga igihe cyose. Tujya tuvuga rero ngo uriya mwana wo kwa kanaka afite uburere bwiza nuko aba afite ibimuranga bibigaragaza. Uburere butozwa umwana akivuka agahabwa ibyangombwa byose, haba imirire myiza, gutozwa imico myiza, kugira isuku, kumufasha kugira ubuzima bwiza, kumujyana mu ishuri, kumutoza imyitwarire myiza, kubaha n'ibindi byinshi. Murumva rero ko ibyo umuntu ukiri muto atabyiyoboramo, akeneye umuntu mukuru. Niyo mpamvu bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Nyuma y'uko umwana atangira guhabwa uburere agisamwa, aho yitabwaho n'ababyeyi be bombi kugeza avutse, hari ubundi burenganzira bwiyongeraho bw'umwana. Wakwibaza uti se umwana afite ubuhe burenganzira? Uburenganzira bw'umwana nk'uko amategeko arengera abana abiteganya ndetse na politiki umatanya uburenganzira bw'umwana ubundi bukubiye mu ngingo zirindwi z'ingenzi. Iya mbere, umwana afite uburenganzira ku mwirondoro n'ubwenegihugu, hakagira izina ryihariye ndetse akandikwa mu bitabo by'irangamibere akabarurwa nk'abandi baturage bose bagize igihugu, akabarwa kandi agashyirwa muri gahunda zose zigamije iterambere ry'igihugu. Umwana afite uburenganzira bwo kuba mu muryango akarerwa nawe, agakurira muri we, akabonera indangagaciro zose z'umunyarwanda. Inkingi ya gatatu ni ubuzima bwiza n'imibereho inoze. Inkingi ya kane ni uburezi. Uburezi bwagarutsweho cyane, ni umusingi kuko w'iterambere ry'umwana mu gihe azaba yabaye umuntu mukuru. Hari kurindwa no kurengerwa ndetse hari no kugira uruhare mu bimukorerwa. Izo nizo nkingi zirindwi zigize uburenganzira bw'umwana. Muri ubwo burenganzira bwose umwana agira, ubwo kwandikishwa kivuka, bwo kujyanwa ku ishuri, hiyongeraho ubundi burenganzira bwo kurindwa imirimo ivunanye, dore ko umwana yatangiye gukora akazi aba yataye ishuri. Abana bafite uburenganzira bwo uyu mugenzi wacu twarimo tuganira yatubwiraga bwo kudakoreshwa imirimo ivunanye, gukoreshwa mu birombe, gukoreshwa nk'abakozi bo mu ngo mu by'ukuri batarakwiza imyaka, nk'uko twabyumvishe no ku mwana aba ari umwana igihe cyose atararenza imyaka 18 y'amavuko. Hamwe nuko ari inshingano z'ababyeyi kurinda no kubungabunga ubu burenganzira bw'abana, burya abana nabo bafite inshingano bagomba ababyeyi babo ndetse n'abandi bose baba bari kumwe nabo. Inshingano z'abana ni izihe rero? Inshingano z'abana ni nyinshi nabo zibareba, ariko wenda mvuzeho nkeya nuko imbere na mbere iyo umuntu yavuga nuko abana mu by'ukuri bakwiriye kubaha harimo no kumvira inama bagirwa n'ababyeyi, kumvira inama bagirwa n'abarimu n'abarezi ndetse n'abandi bantu bose bakuru babaruta babagira inama nzima. Indi nshingano bafite ikomeye ni gukunda igihugu cyabo, bakamenya ko bakura bakunda igihugu, bagomba kuzabamo abantu bazima nk'uko twabaza tubivuga, aribo bayobozi b'ejo, aribo barezi b'ejo, aribo babyeyi b'ejo, nabo bakumva ko bafite iyo nshingano. Ikindi nanone kwiga nabyo ni inshingano zabo,
mu by'ukuri nubwo bagira inama yo kwiga ariko nayo ni inshingano bareba bumva yuko bagomba gukora ndetse kugira ngo bazashobore kuba abantu bazima. Nubwo abana bafite inshingano yo kwiga ariko baracyahura n'imbogamizi zitandukanye. Hari imbogamizi zimwe tugifite ndetse numva ari inshingano yacu guhangana nazo, ntabwo nazivuga zose ariko nagira ngo mvuge gusa ebyiri, cyane cyane ngira ngo nkangurire abayobozi dukorana kugeza ku nzego z'ibanze, ababyeyi, abarezi kugira ngo turusheho kubyitaho. Imbogamizi ya mbere ikomeye ni ikibazo gikomeye nakwita uburangare ku babyeyi, ku barezi ndetse no ku bayobozi, gituma bamwe mu bana bacu aho bakabaye bari mu miryango hari igihe twasangaga bari mu mihanda, nubwo iki kibazo tumaze igihe twaragihagurukiye. Imbogamizi ya kabiri ni uko abo bana batajya gusa mu mihanda, ahubwo hari n'ikibazo cy'abana benshi bata amashuri, nyamara leta yashyizeho ingamba zikomeye zo kwegereza serivisi z'uburezi abaturage. Kugira ngo izi mbogamizi zibangamira uburere ndetse n'uburezi bw'umwana ziveho burundu, nuko iki kibazo buri muntu wese yakigira iki, yaba umubyeyi, yaba umurezi ndetse n'umuyobozi. Mbere nitwe tugomba gufata ingamba yo kugira ngo dukumire gukoresha abana imirimo ivunanye, dore ko ari twe tubashora mu kubumba amatafari, mu kurinda imiceri, tukabagabiza kujya mu birombe. Kandi iyo dukora ibyo ngibyo twari dukwiye kujya dutekereza yuko abo bana ari bo Rwanda rw'ejo, ari bo maboko yacu, ko umunsi b'abana bataganye ishuri ari bo bazava inyuma bagahungabanya ibyo dukora twebwe nk'abikorera. Nasabaga rero rwose abikorera kugira ngo dufatanye, duterane inkunga, dufatanyije n'ubuyobozi bw'ibanze, dufate abo bana basubire mu mashuri. Kandi nkasaba ababyeyi bababyara kugira ngo twese duhagurukire hamwe, abana bahabwa ibyo bakeneye, dore yuko hari ubwo bajya gukora iyo mirimo ivunanye kubera ko babuze ikayi mu ishuri, kubera ko babuze ibindi bifuza. Nasabaga ababyeyi rwose kugira ngo dufatanye abo bana basubizwe mu mashuri. Bava mu ishuri bavuye mu maboko yacu twebwe abarezi. Ibyo nkabasaba abarezi kubyitaho, bakamenya abo bana bata amashuri, ndetse tukajya n'inama n'ababyeyi ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, tugakurikirana abana. Ibyo biterwa no kudakurikirana abana ku mpande zose, ari abarezi, ari ababyeyi ndetse n'ubuyobozi. Nkangurira rero abantu bari aha, ababyeyi bari aha, abayobozi bari aha, abarezi bari aha, kwita ku nshingano zabo zo kurera abana, tukarerera u Rwanda. Hanyuma uburere bw'umwana tubufiteho inshingano twemba ababyeyi. Iyo umubyeyi w'umudamu asama inda, umugabo aba akwiye kugira uruhare runini kwita kuri wa mwana, kuko niyo umwana ari mu nda arumva, arahumeka, ndetse ibintu byose arabikora bikurikije ibyo arimo gukorerwa hanze. Ariho mva hejuru saba ababyeyi b'abagabo kwita ku babyeyi batwite, kubaba hafi, kubarinda umutekano, kubaha ubwisanzure mu rugo, kugira umwanya wo kuganira nabo, kuko umudamu yatwite kenshi na kenshi aba afite intege nke. Iyo umwana avutse ari mu buzima atarigeze arebererwa n'umubyeyi w'umugabo, iyo avutse avukana ikibazo. Hari henshi twagiye tubona avuka ahungabanye. Rero tukaba dusaba ababyeyi b'abagabo kuba hafi y'abana, y'abadamu babo batwite, bakabatoza gukunda, bakabaha indyo yuzuye, bakabagirira isuku, bakabashyira ahantu heza. Iyo umuntu ari heza aba neza. Iyo umubyeyi ari ahantu heza, akabyarira ahantu heza, agafatira umwana mu myenda myiza isukuye iguzwe n'umugabo, umwana akurana uburere bwiza. Ariho mva hejuru saba ababyeyi, abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwese muri hano kwitabira imigoroba y'ababyeyi. Bana bacu namwe turi kumwe uyu munsi, nagira ngo mbabwire ko
nimwe mizero yacu, niyo mpamvu dukora ibishobotse byose ngo mugire ubuzima bwiza. Ariko natwe turabasaba ko mugira uruhare mu bikorwa cyane cyane mu bibakorerwa cyane cyane abatangiye guca akenge. Ntabwo muri bato cyane ku buryo mutakumva, nimureke kwishora mu bitabubaka. Ntabwo umwana w'u Rwanda abereye kuba mu muhanda, kutiga, gukora mu ngo, kwishora mu mico mibi n'ibindi. Twabonye rero ko umwana atangira kurerwa agisamwa, aho yitabwaho n'umubyeyi w'umugabo ndetse n'umugore kugera avutse, ndetse yavuka agahabwa uburenganzira bwe, harimo kwandikishwa, kujyanwa ku ishuri ndetse no kurindwa imirimo ivunanye. Twabonye ko abana nabo bafite inshingano zitandukanye, harimo kumva, kumvira, gukunda igihugu ndetse no kujya ku ishuri bakiga. Kugira ngo rero umwana agire uburere ndetse n'uburezi bwiza, nuko agomba kwitabwaho akiri mutoya. Babyeyi rero, mwite ku burere bw'abana banyu, kuko uburezi bwiza ari umusingi w'ejo heza h'umwana. Mwakoze gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi. Mwari kumwe nanjye Latifa Banegeye, mugire ibihe byiza. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.